Bakunzi bagato Media TV, nyuma y'igihe kinini cyane twongeye twagarutse nyuma y'igihe kinini mutatubona, ngira ngo ibibazo biba mu buzima ni byinshi, ariko turahari ntaho twagiye, kandi baca umugani mu kinyarwanda buriya ngo ibyaho ntaho bijya. Ngira ngo rero mwaradutegereje, ariko nubundi twagarutse, noneho tugiye kubarisha show. Ngira ngo rero murabibona ko imbere yanyu hari umusore ukiri muto cyane. Iyi niwe tubazaniye kugira ngo abahe ikiganiro cyiza, kandi ndabizi ko ari bubaryohereze. Mube hafi mukurikirane Agato Media TV, ngira ngo murakuraho ibyishimo byinshi cyane. Rero ngira ngo tugiye gutangira, ngira ngo mubwire abibwire kugira ngo mumenye uwo mugiye kubana mu kiganiro. Ngira ngo umusore twaguha umwanya ukibwira abaguteza amatwi amazina yawe. Murakoze, nitwa Just cyangwa se Justine. Amazina niswe n'ababyeyi akaba ari Nikora Gaspard. Ayo Just cyangwa Justine nibyo nkoresha kuri social media. Yes, ngira ngo mwamwumvishe rero afite amazina meza cyane, numva amazina y'ubuhanzi. Ngira ngo rero no musore mwamubonye, ariko ngewe mu matsiko mfite hari akabazo nshaka kubanza kumubaza. Mu mazina yamaze kumbwira numvisha harimo akazina avuga ngo ni Justine. Ese kuvuze numvisha uvuga ni Justine, ni Just ko numva se wari ugiye kwitiranwa na Justin Bieber. Justin Bieber uramukunda cyangwa se ni uburyo bwa gihanzi busanzwe gusa? Ni uburyo bwa gihanzi, ariko Just uburyo kaje, nagiye ndeba utuntu turi Just nyine. Urabona nk'iyo uploadinga nk'ifoto ahantu runaka hariho hose, haba Facebook cyangwa YouTube cyangwa ahantu hose kizamura ikintu, kizamuka kiri Just now. Nanjye rero nise Just biturutse kuri iyo Just najyaga mbona ahantu henshi cyane. Just now, Just now. Ku kintu cyose kizamura kitaramara n'isegonda kiba kiri Just now. Nanjye rero niko nahise nita Just. Ngira ngo rero no musore muramubona, no musore mbona ashobora kuba afite n'ibitekerezo byinshi cyane, umusore wo mu gihe cy'ikoranabuhanga, umusore mubona ukiri mutoya. Ngira ngo tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo noneho agire byinshi abasha guhereza abanyarwanda. Ngira ngo hari ibyo ndi bumubazemo bijyanye n'amateka mu buryo bw'abantu bakuru, abana, abasore. Ngira ngo muri we ndabona ko yibitsemo ibintu byinshi, ngira ngo ari butubwire ibintu byinshi bitandukanye, sibyo? Nta kibazo rwose. Ngira ngo rero ikintu ntangiye mubaza ni uburyo ese waba warize mu mashuri? Niba warize mu mashuri, wize amashuri angahe? Urebye nkora n'urwenya nyine, murajya mutishamo mwumve nkizemo utuntu tugize, ariko nyine ubundi urebye nize amashuri 6 n'igice. Ngira ngo muramubona afite n'urwenya rwinshi cyane. Ngira ngo ibyo ari byose ni byiza cyane ko dushobora kuganira n'umuntu nyine unyuramo agashyushya abantu akabasetsa, ni byiza cyane. Wize amashuri 6 n'igice. Hari akandi kabazo nshaka kukubaza, niba atari banga, ufite imyaka ingahe? Imyaka buri imyaka rero nagize nk'imyaka 7, nangira guhinga ibintu by'ibishyimbo, nkera n'imyumbati, ndagenda ndabirunda kugeza n'ubu sinzi ngo mbitse imyaka ingana gute, ariko nyine mfite imifuka iri hejuru ya 20 kuzamura. Sinibuka ngo ni imifuka ingahe y'imyaka, ariko ni muri iyo mifuka. Ariko ngira ngo ushobora kumvisha neza, cyangwa nakubajije ngo ufite imyaka ingahe? Imyaka nyine nanjye nibyo navugaga mu byo twavuze haruguru.
oya nako haruguru naho nyine mfite imyaka iri hejuru ya 20. Aha, iri hejuru ya bivuze ngo uri mukuru cyane. Ubu rero ndashaka kukubaza utubazo twinshi cyane, ndizera ko uri bunsubize. Ndumva uri mukuru wa kera mbese muri make. Mukuru cyane. Bo rero ngiye kukubaza ngo jya wumva ikiganiro cyitwa Isi ya None? Oya. None ntabwo nkunda kuyumva. None se ko umbwiye ngo uri mukuru wa kera ukaba numvaga ko nkunda gukurikirana utuntu tw'amateka y'isi. Nkunda kumva ibiganiro by'amateka y'isi cyangwa ibindi biganiro. Nkunda kwiyumvira music cyane. Cyakora na mwanafunzi njya mwumva muri Warusco. Ura nawe nigeze kumwigana hakana ariko usibye yo kwenda katamenyekanye. Ngira ngo muri make wacamo nk'ako kantu waba waramwiganyeho kugira ngo tubanze tureze. Okay, niba nibuka neza. Ngo ahikaze wowe dukurikiranye. Iyi ni wamenye ko njyewe muri kumwe nitwa Chaste. Waruzi ko mu 2050 icyorezo bita coronavirus kizaba cyararangiye? Wabyumvise neza? Navuze coronavirus. Coronavirus yandurite iterwa n'agakoko bita corona. Ni nk'uruziga cyangwa se ikamba. Coronavirus yandura bitandukanye, aho ishobora gufata umuntu yegeranye n'undi bitewe n'uducanshwe tumuguyeho turimo utunyangingo amamiliyaridi, ikabasha kumufata. Coronavirus utundi ntago mwibuka neza ariko urakoze cyane, urakoze kubera ko mbonye ko ufite byinshi ukurikirana. Ariko se mwanafunzi uramukunda cyangwa se nuko wakubitanye n'icyo kiganiro gusa ukabasha kugitega amatwi? Icyo kiganiro nimba cyane nabaye simbizi. Ye nyine nkunda kumva ukuntu mwanafunzi avuga, nkita numva nyine na coronavirus akukana nagakoze bya corona. Navuga ni nanjye reka mwigane numva ukuntu bimeze nkakoze numva ni na case. Bo urakoze, ariko hari ikindi kibazo ushaka kukubaza. Bo ngira ngo urabona iyi si turimo none ukuntu iteye. Narinzi ko sanga ikiganiro gikorwa cyitwa Isi ya None waba waracyumvisha, ariko ubwo utacyumvisha ntacyo, hari kandi nshaka kukubaza. Isi ya None uyibona ute? Isi ya None isi nyine yarahindutse, yagiye isi navuga ko yabaye nk'umudugudu. Nshobora kuvuga ikintu ukira gisaka isi yose, nuko ngiye mbibona. Nuko ubibona. Bo nibyo ibyo uvuze, nibyo, ariko ngira ngo wari kumbwira muri make ibyo ubona bibera muri ubuzima, wenda bijyanye no kubona isi itandukanye n'ahandi dutekereza hashize mu mateka. Ngira ngo urabizi ko turi mu isi ya digital. Yego. Bo twavuye mu isi ya analogue cyane rwose. Ese mu isi ya analogue waba waruzi ibintu byakorerwagamo, wenda ukabuzimo nk'utuntu dukeya? Isi ya analogue subwo wenda naza nko kuri technology. No kuvuga ngo yenda mu isi ya analogue amatelefoni ya smartphone nta yarariho. Yego. Abantu bari bafite amatelefone bari badwa. Hariho izi za mobile, kugenda ukishyura amafaranga yenda tuvuge nk'ijana, ukavuga ngo ugiye guhamagara umuntu, nimero zitwaye nko ku gapapuro. Ni ibyo navuga. Nko kuba imodoka nazo zari ikibazo, kujya ahantu ari ukugenda n'amaguru, ukagenda yenda ukanarara mu nzira. Twagaruka yenda ku bintu by'inyubako hari ibyatsi, ariko ahantu henshi hari amataje. Numva ko hari ibintu by'iterambere nyine byaje. Ngira ngo noneho icyo nakubaza, ubona duhere nko kuri ibyo uvuze, wenda wabashije kubona ukabona n'ibibera muri iyi si ya digital, difference ushobora gushyiramo ni iyi?
diferanse irahari cyane. Nk'iyi si yarahindutse byo biragaragara, n'urukundo rwarashize muri bamwe, aho usanga nyine ugasanga ngo umupapa yishe umwana, ngo umwana yishe umubyeyi, ibintu nk'ibyo sinzi nimba mbisobanuye neza. Ariko ubisobanuye neza, ahubwo ndashaka noneho kureba ngo ari isi ya digitali n'isi ya analogue. Ubwo difference irimo irerekana yuko isi ya analogue ariyo yagombaga kuba ari nziza cyane kuko itaberaga mw'ibyo ngibyo uvuze, cyangwa se hari ikindi gitumye ishyiramo iyo difference y'ibyo bintu? Urebye isi ya analogue yari nziza, ariko nanone iyo ubu niyo nziza. Aha, wari ubanje kumbwira rero utuntu dusa nkaho twerekana ko iyi si ya digital ari mbi, ariko ndashaka gushyiramo utuntu twiza dushobora kwerekana noneho ubwiza bufite itandukaniro hagati ya analogue na digital. Kuya ni ibintu byigaragaza. Nimba abantu batarambaraga inkweto, twambara inkweto, twambaye ibyangwe n'ibintu bimeze neza, urumva ko ari ibintu by'itandukaniro. Niyo urebye imiturire ubona ko ibintu byagiye bihinduka. Inganda mu Rwanda tukaba dufite made in Rwanda, tubasha kugira ibintu bimwe dukora tukabishyira ku isoko. Ari ibintu byiza cyane. Urakoze cyane, ariko wenda nkurikije n'ibyo uvuze by'ubwicanyi iki, ndatekereza ko nta mahoro ari mu isi ya digital. Amahoro ye n'ubundi mu isi. Mwisi bihora. Ndashaka ume balance neza y'ibi bintu mubajije. Ma balance neza. Ndikumva uri kunjyana mu bintu bya politike, kandi rwose mu mutwe bishobora kuba nta kintu kibereyemo, tukaba turi ako tugasimbuke ndumva kakugoye. Ariko urakoze kubyo uvuze, ibyo uvuze ni sawa, ni sawa cyane. Bana nkunda abasore nkamwe kuko muba mufitemo utuntu two gusetsa, mufitemo utuntu, bana ni sawa cyane. Rero ndashaka, nabonye uri umuntu ushobora kuba ufite mu mutwe hafungutse, bisa n'umuntu ushobora kuba wifitemo impano nyinshi cyane. Ndagira ngo umbwire impano ushobora kuba ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa se zijyanye n'ibintu ushobora gukunda kumva wakora uramutse ubonye ubushobozi. Tugiye mu by'impano rero, nakubeshye YouTube irahita yuzura, abandi bantu bari kwa uploadinga birahagarara. Ndumva ishobora kuba ariyo ifite ibintu byose by'abantu benshi. Gahibaze, ninjye muntu mu Rwanda bakoze application. Nimba hari undi uhari ntabwo muzazaze yigaragaza nawe. Nkora ibintu byo kwamamaza bitandukanye. Yes. Ndi umuhanzi, nandika indirimbo, nandika filime, ni ibintu byinshi cyane. Umuhanzi, wandika indirimbo, wakoze application ya mbere mu gihugu. Bivuze ko se utekereza ko application ari we wayizanye gusa nta wundi muntu ushobora kuba yarayikoze? Oya, ntago ari njye wayizanye, ariko nagendeye ku byo abandi bakoze, nanjye mbasha gukora application ya Android ikora muri smartphone. Yes. Nukuvuga ngo ubu ngubu nshobora nko guhura n'umuntu amukorera application ya marketing, ku buryo uzajya wodaringa ikintu acuruza akakikugezaho. Mu buzima bwa buri munsi ndabona wambaye neza, uri smart. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda gukora iki? Ukunda kuba wambaye ute kugira ngo mbese ndabona ubu ngubu umeze neza? Niko buri gihe bihora cyangwa se bijya bihinduka? Hari igihe bihinduka nyine, umuntu yambara bitewe n'ukuntu yabyutse cyangwa ameze, ariko ngiye ubundi sinameze nk'abandi. Abandi usanga ngo barabambika, ngiye ndiyambika.
ndeba ninjye wiyambitse nta muntu wabigizemo uruhare. Mu bikorwa rero nkora byose ni byinshi cyane sinabona ukuntu nabibabwira, kereka nimugira ibyo mugenda mumbaza nkababwira ati ibi ndabikora nta kibazo rwose. Ndabyumva, twavuze mu isi ya digitali, tuvuga mu isi ya analogue, ariko se wambwiyemo bikeya by'abantu bicana bagira gute, ariko hano hanze hari abana b'urubyiruko. Mu by'ukuri nubwo nakubajije imyaka yawe ukambwira ko ari myinshi cyane, birumvikana simbizi, ariko wowe iyo urebye urubyiruko rwa none ukareba ibyo bakunda kwinjiramo cyane, usanga urubyiruko rwo muri iyi minsi rwitwara gute? Sinavuga ko ari rwose, ariko rwinshi ubona nyine batari mu murongo mwiza, bari kunywa ibiyobyabwenge, inzoka, amatabi, ugasanga nyine ari ibintu byica ejo hazaza habo. Urakoze. Wibwira ko biterwa n'iki rero buriya? Biterwa n'iki se buriya? Avuga ko ahanini bituruka no ku burere baba barahawe bakiri batoya, nanone bigaturuka no ku kigare cy'abantu bagendana nabo. Wenda nanjye nkubajije tubaye nk'abaganiramo gakeya, buriya tuvuye kuri ibyo ngibyo umbwiye, wenda by'inzoga n'ibindi biyobyabwenge birumvikana, ariko se ku kijyanye n'ikoranabuhanga cyo buriya nta kibazo ntacyo twakivuga mu bijyanye n'imyitwarire y'urubyiruko rwa none? Ikoranabuhanga nyine nabyo byahinduye ibintu bimwe byiza, ibindi birabyica, aho usanga nk'umwana w'imyaka iri nko muri 12 afite telefone yirirwa kuri YouTube, areba bambaye ubusa, areba bari gukora ibiki, ariko ugasanga nka ya generasiyo ya kera icyo gihe nta byabagaho. Urakoze cyane. Noneho biransubiza inyuma kongera kugira gato nkubaza kuri cya kibazo twari turiho cy'ubwicanyi bukabije bwo mu isi y'ikoranabuhanga. Ese buriya byaba bituruka ku kibyo? Ntaho byaba bihuriye n'ikoranabuhanga kubikorerwa kuri internet? Ikoranabuhanga buriya bishobora kuzamo, kuko cyane cyane nk'umwana ntibikunda kubaho, ariko bishobora kubaho. Hari nk'umwana ukura areba filime, ubuzima bwe bwose akumva ko ugomba kuba nk'iyo filime ari kureba. Ukaba yafata nka mugenzi we akamukomeretsa biturutse kuri filime yarebye, akaba nyine yakura akareba nk'umuntu muri filime akamukunda, filime ari kureba ari gukina nawe agashaka kuyibamo ubuzima bwe. Nimba umuntu ari umwicanyi akumva ko n'abazazamuka ari umwicanyi nta muntu umukora. Ubwo buryo ngiye numva ufite ubwenge wa muhungu we. Ariko nuko mbwira ngo mfite ubwenge, ariko ngewe nk'iyo ngize gutya nkagira gutya numva nta kintu kirimo. Oya burimo bwinshi, ahubwo bitumye ndimo gushaka kukubaza ibintu byinshi cyane. Hari ikindi kibazo mfite, ngira ngo wajye ubona cyangwa se urabyumva cyane, abantu benshi ku bijyanye n'inkundo tutabonaga kera. Muri iki gihe urabona abantu barajya kuri internet bakarebaho amasura y'abakobwa, abahungu kuntu, cyangwa ku maradiyo ugasanga abantu baratereteraho abageni bakazahura babana, cyangwa se bakiyerekana ukundi, ariko bajya guhura ugasanga rwa rukundo rw'umuntu yatakajeho igihe kinini bipfiriye aho ngaho. Iyo ubirebye wowe cyangwa se ubyumvisha amatwi ubifata ute? Ibyo ngibyo ngiye nta nubwo njya mbitindaho, kuko nta kuntu niyumvisha utabuziranye n'umuntu ngo nuko yashyizeho ifoto ukamukunda. Mba numva rwose ari ubuyobe. Tubitesha agaciro cyane rwose, kuko usanga nk'amakawunti menshi ya FB cyangwa
nkunze kuvuga Fibi cyane kuko abantu bakoresha Fibi ni benshi cyane usanga atari nka yabo ugasanga umuntu ari kwipostingira Shadibu ugahuruduka ngo mwatse nimero ngo ushaka kumuvugisha ngo muhure kandi siwe bo wigeze umbwira ko mu isi ikoranabuhanga wambwiye ibiberamo byinshi ndetse twabonye ko hari byinshi cyane bishobora kuba bisa n'ikibazo ariko muri iyi minsi umuntu aguhamagariye nko kuba umutoza w'abantu ku bijyanye n'ubuzima wabatoza iki? Ikibazo kiragoye ibyo nkubwira ngo nta burimo oya burimo gerageza kuba umutoza w'abantu mu byerekeranye n'ikisuku n'ibijyanye wenda n'imihindukire y'ubuzima. Ibyo bintu byasaba ko nawe narize nk'ibintu by'ubuganga ubuse nabafashe birumvikana bo nagira ngo bwo nkubaze utuntu n'utundi ariko ntacyo icyo reka tugisimbuke tuzakigarukaho butaha nzasanga noneho nako kagiyemo kuko nabonye utuntu twinshi turi nshobora kuzajya kugura cagi nkakomeza n'icagi nkareba ko bwakwiyongeraho za caginge kabisa kuko urumva ko dukeneye kumenya ibintu byinshi bo noneho rero ndashaka kugira ngo ubwire abakunzi bawe ibintu ushobora kuba uzi gukora bagukurikiranaho mu buzima bwa buri munsi kuko numvisha ufite impano z'ibintu ushobora gukora ndagira ngo babwire impano zawe bashobora kugukurikiranaho naho bagusanga. mwansanga kuri YouTube ni Just TV Show no kuri TikTok ni Just TV Show. Instagram yo ntago ndayifungura kubera ikibazo cy'ubushobozi nubwo ndi kuvuga gutya nta mafaranga ahagije mfite ariko nyine mu byo nabashije gukora nibyo ngibyo. No kuri Facebook ni Just TV Show kajyaho mukareba ibikorwa byanjye amakomedi biganiro nagiye nkura amakomedi agiye atandukanye nk'iyo nakoze challenge ya Goma z'iminsi nshyize hanze ukajyaho mukayireba nayo nta kibazo. Ngira ngo rero murabyumva nshuti zanjye nshuti za Gato Media TV yuko hari umusore uri hano imbere yanyu wabyoheje ikiganiro ndetse mu buryo bukomeye cyane. Uyu musore ngira ngo murabibona afite impano ikomeye cyane ariko ndabasaba ngo mukore subscribe mukore share mukore comment ndetse mukore kukazogera kugira ngo niba bibabereye byiza ibi biganiro dukora bijye bibageraho kandi ngira ngo mujye mubasha kwitega amatwi kuko biba bifite byinshi bihindura mu bwenge bwacu biba bifite byinshi bishyira mu bwenge bwacu kugira ngo izo mpano zose tubashe kuzikoresha. Ngira ngo rero mbo ikiganiro twari dufite kiri hafi kugera ku musozo ariko bitari byaba ndagira ngo avuge atange nomero mushobora kumushakiraho. Rero ngira ngo tukivuga ibyo gutanga nomero yawe hari n'utundi tuntu wambwiye ko nako nanabyibone hari utuntu twinshi numvishe uzi ku bijyanye n'impano zawe. Ese ni bande waba warafatiye impano zawe ni bande ufatiraho inspiration yawe mbese ahantu kuri cyitegererezo cy'ubuzima bwawe ndagira ngo muri rusange wagukumbwire izo mpano zose wifite impano wazikuye hari n'izindi ushobora kuba utavuze hari n'izo ushobora kwerekana wenda ukerekana nk'urugero byose ndagira ngo ni karibu kugira ngo bikomeze. Sinavuga ko hari umuntu mfatiraho icyitegererezo ariko ni nk'ibintu hari bya famiye kuko bro wanjye nawe yigeze kujya mu bintu by'ubuhanzi usibye ko yaje kubireka kubera ikibazo cy'ubushobozi nibyo navuga. Naho impano ni nyinshi njya nkora ibyapa bino byaka nk'ibi bikunda kuba biri mu mujyi hari n'icyo nakoze urabona nk'iki ngiki nicano nakoze yitwa Iraduhetse TV akaba ari cano icaho ibintu by'iyobokamana akaba ari cano nenda kuzashyira hanze mu minsi mikeya ndaza no kugicomeka murebe ukuntu cyaka. Ibintu nakoresheje ni ibintu bisanzwe ariko nk'abashinwa ubundi nicyo kintu baturusha.
usanga nka telefone yakorewe yenda muri Amerika arayitwaye ahinduyeho nka pochette ahigaruye ku izina rya China kandi ari utuntu duke yahinduye. Nanjye rero ni mwubwo buryo nakoze aka kantu. Yes. N'izindi mpano zigiye zitandukanye nazo nta kibazo rakomeza mbaze ndagenda mbabwira. Ndashaka kukubaza ikibazo giteye gutya. Ujya wumva abahanzi benshi harimo abo dukunda batunezeza, mbese nk'abahanzi ukunda kuri wowe ukumva wamufatiraho inspiration, ninde muhanzi wa mbere mu buzima bwawe ukunda cyangwa n'abahanzi bangahe ukunda? Muri rusange nkunda umuziki cyane, ariko mu Rwanda umuhanzi nakundaga cyane n'ubu nyikunda mfata umwanya nkumva ibihangano bye, Ivan Buravan. Niwe muhanzi nakunze cyane cyane. Kugeza n'ubu ndacyamukunda. Waba se waramukundiraga iki wenda muri makeya nk'utuntu duke mu byo wamukundira? Buravan nabonaga nyine ari umwana mwiza, aririmba neza. Twagiye rero ngira ngo ari ikindi kibazo numvaga mfite kukubaza. Ngewe nkwitegereza, hari ukuntu njya nitegereza abantu nkababonamo izindi mpano ukuntu, ariko ndagira ngo nkubaze niba atari ukwibeshya. Ese ko mbona umeze ufite ishusho y'abantu b'abarokore, hari mbese waba iby'ubukristo hari ikintu biziho? Ndabizi cyane. N'umurokore. Yego. No mu rugo nta barokore. Urumva ko ndeba barokore, nanjye ndi umurokore. Navukiye mu muryango ukijijwe. Well, you know my people, after there you call me number 1 yago itopa shataye. Ndakubwiza ukuri wowe udukurikiranye uyu mwanya ukaba utarakanda subscribe, ndakwinginze kanda subscribe uraza kubona igitangaza cy'Imana. Ndakubwiza ukuri ntago urataha maramaza. Ko ndeba iby'uburokore umuriro wari watsera cyane rwose. Ndabona namwe nimba mufite ahantu mukineye nk'umurokore ntumira nta kibazo rwose naza kandi tuzabireba ubutaha. Ko ndabona uri umurokore ukaze cyane, umurokore w'umunyamyuka, ndabona utoroshye. Umunyamyuka abandi barokore bagenzi banjye bataza kugutera amabuye, nta ndi umunyamyuka, ndi umunyamwuka. Umunyamwuka. Nabonaga imyuka yari bare myinshi nkagira ngo oya ni umwuka umwe. Ese sawa rero ubwo nako nakari kanyuzemo. Ngira ngo rero bakunzi b'ibiganiro byacu binyura, ariko mutarasoza mwakomeje kunshyira iki kintu imbere, sinamenye ngo ni iki kimwe nkabona muri kurebamo ni iki kintu, nanjye naza nkarebamo nkareba nimba nibona. Oya ngira ngo rero tutaratangira ikiganiro hari akantu twahoze tuganira, umbwira ko ukunda Uncle Austin, umbwira ko na ndetse mu byo Austin akora hari utuntu twinshi ushobora kumwigana. Ndagira ngo duhagapera muri mu tuntu tumwe tujyanye n'ibyo Austin akora. Austin ntago ndamufata neza, ariko nyine nagerageza nta kibazo. Gerageza. Yese mbyutse nakubona Yezubu nabambaye ubande, bebe mbyutse nakumva Yezubu nabambaye ubande, bebe love is a medicine, baby. Yeah, c'est medicine, baby. Nakubura nkaremba jori, nkaremba hane. Yeah, murayumva ni indirimbo nziza cyane ya Uncle Austin ari kumwe na Linda Montez. Wayikurikiranye neza. Kigali's #1 hit music station. Se nawe ufite impano duhamagare hanyuma ugaragaza impano yawe. Kigali's #1 hit music station.
urakoze cyane Eyana kabisa uranshimishije. Ndibwira ko n'abandi banyarwanda bose bashoboye kudutega amatwi bakumvisha wabashimishije. Ariko mbere yuko tugenda ndagira ngo za nomero nago wazitanze. Okay, nimero yanjye ku muntu ushaka ko mukorera application, ku muntu ushaka ko muha YouTube channel yo kugura, ku muntu ushaka gukora YouTube channel nshyashya nabyo ndabikora, n'umuntu ushaka gukora biriya byapa twerekanye haruguru yampamagaraho ni 0783859669. Wasubiramo cyangwa 0783859669. N'umuntu ushaka ko mwamamariza nawe ampamagare. Ngira ngo rero urakoze cyane, ngira ngo twasoreza aha. Ariko mbere yuko dusoza bakunzi bacu ndagira ngo mujye mukurikirana ibi biganiro bibera kuri Agato Media TV. Ngira ngo rero dusoza sinasoza ntabahamagariye kujya mukurikirana ibiganiro, kuko dufite ibiganiro byinshi bizajya bibashimisha igihe cyose muzajya mudutega amatwi. Tubafite byinshi byo kubaha pe. Ngira ngo mwabyumvishe, ngira ngo mwumvishe n'uyu mutumirwa wacu, kandi nanamushimira cyane ko yitabiriye ikiganiro cyacu, kandi musaba n'igihe tuzongera kumutumira ko yazongera akagaruka, kuko numvishe ifitemo byinshi ngira ngo byabashimishije, kandi nanjye ubwanjye nishimye. Rero ngira ngo twaba duhagarikiye ahangaha, ikiganiro twari twabateguriye na ahangaha gihagarariye. Ciao ciao. Nanjye nabasezera, ariko mbabwira ko ntarabasezera, mbafitiye filime yitwa Fight Briefcase. Iyo filime ngiye kuzasohora mu minsi mikeya, nzagaruka nyibabwira aho birambuye. Ciao ciao, bye, ndabakunda.